like gukoresha ibiyobyabwenge like ufite nk'imyaka like 13 uri kumva ko ari muto nayo 13 ibiyobyabwenge agurira imbago ndabizi neza ko Imana ikwakiriye mu bana bayo kandi uzakizwa guhera none n'iteka ryose tuntu twose wari muraturetse hanyuma iki kintu wiyanditseho nacyo ni iminsi mike kigasibangana mu izina rya Yesu. Oh yes, bihe byiza ku muntu ukoze subscribe kuri Manzana Innocent TV na Mungu Abanyarwanda bazaga umusore mutagiye kuzishinzwe kuri metero n'ibisabwa nasaza bashaka nyama y'imyaka nkayo ka kasongo ifa miranza nyamusi gipfa ntibarire. Uyu munsi ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane nkuko mubireba, umwe mu bakobwa banganirije ubuzima bwabo, ndavuga nti rwose reka tuzamuganirize twumve kimwe bazajya tubwira gikomeye afite. Ndavuga nti nzamutumira uyu munsi rero namutumiye, ndavuga nti kaze tuganire ngira ibyo mubaza. Sister amakuru meza wongere ijwi kugira ngo abakudukurikira babashe kukumva. Okay, meze neza cyane. Bakwitana Tambajori, ngira ngo watubwiye ko ufite inkuru idasanzwe ushaka kuganiriza abantu, ngira ngo tunaganira ku butumwa banyandikiye bugufi, ndaguhamagara turabiganira. Ese koko biriya bintu byaba ari umwe mu bantu babaswe n'ibintu bijyanye n'ibiyobyabwenge ariko ngo wifuza kubireka cyane? Natari rero watangira rero ubyuriramo abantu inkuru yawe uko iteye n'uko imeze kugira ngo babashe gusobanukirwa inkuru yawe, abafite ubufasha baguha, bagusengera, mbega wese ufasha afite yaguha abashe kuba yakugezaho. Oya wigira isoni giso nta kibazo, vuga inkuru yawe. Ndi umwana watangiye like gukoresha ibiyobyabwenge like ufite nk'imyaka like 13 uri kumva ko ari muto nayo 13 ibiyobyabwenge nigga like primary. Bitewe na sosiyete nabagamo cyangwa ubuzima bwanjye famille navukiyemo, niyo mpamvu nakoresheje ibiyobyabwenge. Ese bimwe mu biyobyabwenge baba barakoresheje nk'ibihe bishobora koko byarakubase bikakwica ku buryo uvuga ati rwose ndi mu bantu babaswe n'ibiyobyabwenge ku kigero cyo hejuru ku buryo bigaragara buri wese? Like inzoga wenda ntabagize unywa ibintu by'amatabe naguze kubireba ukaba barabinyweye? Mwana w'umukobwa ko umuntu ukiri muto ufite nk'imyaka ingahe niba atari banga? like 20 cyangwa 20. Ku myaka ya 20 bakoresheje ibyo bintu byose bibiri kuvuga. Nta zindi ngeso mbise byaba byarakujyanyemo zidakwiye, mbega ubona ko nyine zidakwira umwari cyangwa se umuntu w'umukobwa? Zitari kuba nka mugenzi wanjye yambwira ati ibintu birimo, nkambwira ati wowe Babyloni ntabwo uzi ibyo urimo. Ntabwo numvira nk'ababyeyi banjye ngo ibintu bireke, numva nyenge ndi hayi, ibyo bintu nabyumva. None se ngiye ikibazo mfite cy'amatsiko, ibyo bintu numva ko nyine bikongoza ukuntu birakongoza ukuntu, urumva ko ni ibintu bituma umera ukundi kuntu ukaba uri hayi nyine nk'uko bivuga kwawe. Ngiye gusanga nyine ni ibintu bitameze neza, niko nabivuga. Kandi ku muntu w'umwari ufite ejo hazaza ufata ibiyobyabwenge numva atari ibintu byiza. Ese wabuze iki ngo ubireke? Minsi mba numva nabireka, ariko habura iki ngo ubireke? hari ukuntu ugira inshuti aho kugira ngo ahubwo zikakugufasha gusubira muri bya bintu wowe urashaka kuvamo, ariko zigakomeza kugushyira muri bya bintu bibi waba warataye. Bibaho nyine, hari umuntu agira inshuti mbi, twese twarazigize na mutaragize ikigare cyane nk'iyo wiga bibaho byumvikana. Ariko njyewe mfite ikibazo kandi maranye iminsi nyuma yawe mwanirije nkuru yawe navuze ati nzakikubaza tumenye gahunda iyo ariyo, mbese tumenye ngo ese uri muntu ki, nayo gute, ukora iki mu buzima busanzwe, se mbese ni iki kigufasha mu buzima bwa buri munsi kugira ngo ubashe kubaho gusavayivinga mu buzima? ko wenda nagira support kuri famille yanjye
ukora iki mu buzima busanzwe? Ukora mu kabari. Nese kabari ko kaba kari wishyuye izo ngeso zose mbi ariko se nanone imyaka 13 wari urangiye mu kabari. Nibaza none se Rata sister uteganya yuko mbese ibi bintu uteganya kubivamo ryari bigenze bite? Cyane manumva niya support navuga y'inshuti mbingira nta muntu ubuzima baza mbwire ngo ikintu kireke niyo ngo abimbwiye mbona ari ameze nkanjye nawe murezi nkanjye atari umurezi nkanjye aba ari umurezi nkawe nawe mubona ari mu byanya bikwiye ariko namwumva yanabuze support y'umuntu muzima ushaka kukugira inama akavuga ati iyi nzira urimo si nziza uyu murongo urimo si wo ukaba wagendera mu murongo muzima. Mbega ubwo we biterwa no kuba ufite inshuti mbi. Rero nabigumenye inkuru yawe naravutse nzakuganiriza nigeze kubona mu mafoto wampaye nabonye ikintu wari ufite gutya ku kuboko meze nk'inyajwi sinzi nari tatuwaje nari ibiki watwereka ibi by'ukimaranye igihe kingana iki? Tatuwaje wabimaranye igihe kingana iki? Maze imyaka 3. Imyaka 3? Vango yashyize ufite imyaka 17 utanuzuza n'imyaka y'ubukure utaranagera gute? Mumaze igihe kingana gikora ku kazi watubwiye ko mu kabari? Imyaka 1. Birumvikana ko ushaka uri mu buzima utishimiye nabwo wenda gutera gukora ibyo bintu bibi. Mbo sinzi nyine tu ubwo rero ntatari ariko Imana igufashe ureke ibyaha ntabwo ari byiza ari kuva mu mbateye ibyaha nawe ariko wifashe ugerageze uve mu bintu ibyo bintu ubamo ntabwo ari byose byiza ku mwana w'umukobwa ufite ejo hazaza ntabwo ari ibintu biba bisanzwe. None se ubwo mbo ndagira ngo wibaze hati ikibazo cy'amatsiko basifuza kubireka ubu byifuza kubireka ukabura iki? Ni ya nkunga y'abagusengera niba abajyanama bazima ni icyo ubura by'abansengera ntabwo bura mana cyangwa ibintu by'amasengesho ntubikozwa ntunabyumva ubona pasiteri ukuntu babeshya se gute kandi ari abakozi b'Imana? Kareka mana barabeshya yahuze babeshya gute? baba barengeza abantu gusa bari nese yavuye ko hano ngo babishakira amaturo ibintu by'insengero mana ntabwo bikozwe ibintu by'insengero. None se ubwo ndagira ngo sinzi ukundi kubikubwira aya mani n'inyota nyice mani n'amagabyeri mani byere kandi uri gushaka kubireka nese mani kameraman mbwira wa mukobwa nzanire mumbwira umukobwa kumera tubyere nzanire umubuye bwoko mani nkwera itsinge mani nka data none ibingibi ntabwo biri buze koro. None se ubu koko unese waziretse ugakizwa koko renga se gute kandi ushobora gusenga ukabamvamo umukobwa muzima uzi ubwenge ukagira gute ukamenya neza nyine ukaba umuntu mukuru tu oya ariko mva ngubwire sister tuganire bo ntabwo tungana yego ndakuta ariko uri umujyambere nkanjye sinzi niba ibyo bishuko udashobora kubireka ngo ube umuntu muzima ibyo bintu nyine nibyo birimo amahoro tu ibiyobyabwenge nibyo guha amahoro none akasakumiro koko wabura kugira guhabwa amahoro n'ibintu bizima bifite akamaro ukagira guhabwa ubuzima n'ibintu niko urumva rero mbo kameraman wakomerereze munzanire rero uyu mukobwa ndebe ko yakizwa buriya n'ubundi ngo areka buriya hari ikintu bitiranya urumva kibura ikintu kiruta ibindi byose urumva ikintu kiruta ibindi byose nuko waba umuntu muzima ugakizwa mbese nyine ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe twese niko byatangiye ntabwo twabyumvaga urumva byari ibintu tudakozwa tutumva tuca n'amazi ariko baje gusanga ko ijambo ry'Imana cyo cyambere ndabona hageze sister mumpere buriya n'ubundi ijambo ry'Imana mva ngo kubw'ibyaha byawe byakunaniye kuvuga Imana ayibonye
ya Imana ibaho nese kamera ko Imana ibaho wayibonye ese Imana ibaho ariko mu by'ukuri waza gushakira se umuntu w'umunyamasengesho usenga akagufasha ukaba waba umuntu ugasenga wese mani umuhe ninde wumufishe none se umuprofete baba bita manzi ntawe uzisa dundu umwe wari umutinganyi wakijije usenga uri gukora ibitangaza muri iyi minsi ndokora ibitangaza nasho uwo aya mani nese naravuga ko nk'ibyo ngibyo mani izo nirenge simbizi bro oya reka ngize amahirwe yaragiye no kuza ngize n'amahirwe yaragiye kuza mu kanya namuhamagaye reka ndebe ko aza kuza wenda turebe ko yaza kuganiriza arambwiye ko ari hano hafi uyu ntabwo ari injuga ni ukuri kandi ngira ngo ni ibintu bigaragara yuko ushaka kuganira nurumva ukagira nyine bikagaragara neza bo reka nkubwire rero icyo wanjye buriya kuva mu byana bwo kujijuka ni ukuri kandi profete ngira ngo ambwiye ko ageze mu minsi ubu ntiyanamamaga ubwo ntiyambuze ndabona hageze profete banguka rwose ndabona hageze profete ni umwe mu bantu muri iyi minsi bari gukora ibintu by'amashimwe profete banguka wamubonye se wibabonye se ntabwo ugize profete komera cyane urakoze cyane kuza mu kiganiro nahimbazwe cyane mumeze neza ndashimye cyane mumeze neza ariko murashima Imana turashima Imana natwe turashima Imana none se ko twaba turi hirya gato oya profete ntacyo mu kiganiro sister mumfashirize dore none nagwaye intebe ebyiri mumpera agatebe kamwicara twicare se oya reka mpagarare oya nta kibazo nshaka nta kibazo kamagarare profete usanze urumva nari nsanze nariko nari ngiye kujya ku ruhande kugira babanze muganire ijyanye birangira ariko kimwe mu bintu naguhamagariye yavuze kumfasha uze tuganire mu kiganiro dufitanye ariko bibaye ngombwa ko nkugeza muri iki kiganiro nubwo utari ugitumye mu kitari ngombwa ariko umfashe kigaragaremo uyu mukobwa ubona ni muto cyane ariko n'umwe mu bakobwa babaswe ibiyobyabwenge amatabi inzoga aranywa amatetuwaje umubiri wose ni umwe mu bakobwa mbese bafite ingeso mbese itari nziza ariko ngo wifuza kubireka akabura wamukura mu wamugobotoye iyo ngo y'ibyaha ya seki wayimugoboto akamufasha akamukura mu ngo ya seki yego aravuga ati rero ati ibintu bya pasteur n'isengero sinjya mbikozwa babeshya ati nahateka mutwe ati no kujya gute atari ukaba umwana wayo ntubicyaremwe cyayo ahubwo ukaba Imana ya umwana wayo kuko akakanyuri icyaremwe cy'Imana kuko nta kintu na kimwe umanzi yagukoraho ariko nturi umwana w'Imana kubera kutarapfa ubugira kabiri ngo uzuke ubwa kabiri akakanya apfuye ubwa kabiri azutse ubundi nubwo atari yajya mu mazi magari ubutaha uzabatizwa cyangwa ibintu azabyemera abatizwe kubw'imbaraga z'Imana Imana itumye amena kino kintu kigura amafaranga menshi cyane akakimena akemera gukizwa kiriya bakagitwara akaba ashaka soda akakanya n'amazi yo kunywa yarari mu byaha akakanya Imana irabihinduye byose bireze de Yesu nahabwa icyubahiro nkambwira ko ibintu utajya bikozwa ibintu ngo bya pasteur utabikozwa reka nigendere profe nukuri reka nigendere tuzaganira ikindi gihe hari ibintu byinshi umuntu aba arimo ari kwirukankamo nawe urabizi ibibazo mba ndimo ni byinshi ariko akakanya Imana ikoze imirimo n'ibitangaza ngira ngo urabibonye reka akakanya nigendere tuzaganira urakoze cyane murakoze Imana ibamugisha kandi Imana ibagurira imbago ndabizi neza ko Imana ikwakiriye mu bana bayo kandi uzakizwa guhera none n'iteka ryose tuntu twose wari muraturetse hanyuma iki kintu wiyanditseho nacyo ni iminsi mikeya kigasibangana mu izina rya Yesu amen yes bimeze ukwimvuta ariko ubonye ko muri babahanuza atarimo n'ababaringa arimo abakoresha ukuri muri mu byaha biragoye kubyizera ayumva ibyo natabikozwa ngewe ku ruhande rwanjye kinaganiriza abantu barimo kureba iki kiganiro urubyiruko rugenzi rwanjye ndashishikariza ko bava mu byaha barimo bakajya mu rusengero n'ukuri
pasiteri barakiza, Imana irakiza irahari. Ni ukuri nanjye ntabwo numvaga ko byambaho, ko ndi umuntu udakunda ibintu by'Imana pe, ntabwo nari nzi ko byambaho. Ni ukuri ibiyobyabwenge nta kintu bimaze mu buzima, nibyo kutwangiriza future, ibintu byose. Ni ukuri mwajya mu rusengero, nicyo kintu nashishikariza urubyiruko rugenzi bwanjye. dusoza nta kintu ushaka kubwira abantu? Ikintu nabwira ni uko nyine ibidashoboka ku Mana birashoboka. Hari abapasiteri Imana yatumye, n'umupasiteri sinumvaga ko yansengera ibyo nari ndimo nkabireka. ngira ngo ariko rero nibyo nakubwiraga ko ari ukuri. Iyo uri mu byabwenge ntabwo nari bubyumve. Basi si uyu munsi, kuva uyu munsi kugeza n'ikindi gihe ibi byo bwenge urabiretse? Ndabiretse pe, ndashaka gukizwa nkamara amazi. Mwakoze cyane rero kuza mu kiganiro. Murakoze. Yes, mwakoze cyane abakurikiranye iyi channel yacu Manzi Innocent TV no mungo banyarwanda zagara musore muzagira ukuza ushinzwe kumeta n'imisago nasabwe ushaka nyuma y'imyaka nayo kakasongoyeho ameranza nyamusi gipfa nibarire bucura bw'abazigaba. Ndagira ngo rero mbashimire mwese mbabwira ngo ikiganiro cyo nakagaruka. Ciao ciao, mukomeze mukore subscribe.